DJ Brian ubundi nashakaga kunkubitira Kasuku mu mavi. Muzizi iki? Muzizi. Sinabonye wowe ko nawe uraga yagukomenti ngo murashaka intambara. Sinabonye mushaka intambara. Sinabonye mushaka intambara. Ari intambara urwo ko tutayigiranye nge nawe. Intambara yiki. Aho Dumba wowe ari ikintu kimwe utazi. Uri kumva? Kigali aho Brian we n'ubwo atari akabisobanukirwa. Noneho zirahari ntago reka wumve cyangwa se ibintu kigiye kuvuga reka wumve cyangwa se ibintu kigiye kuvuga uba njyewe umva nkubwire du utegereje nk'intambara ya Brian ubundi nk'undi uvuze ngo gake buriya gake yo message ziraprox yuko ngusubiza ku madolari 6 ni privilege ufite na privilege yo ko ushobora usubizanya ku madolari 6 attention yanjye is expensive kuko hari people uzukora bari I'm not gonna call them sick but hari abantu bashobora getting off from actually me replying to them you get ndimo attention ibyo nyine bituma muri wowe tugira kudushaza ufata wumva ndishimye ngewe kadewana abanyarwanda niyo mpamvu ndibona kugira ngo kugira iyo privilege hari n'abafite king yo kugira ngo mbavugishe mu kinyarwanda kuko araza akanyandikira akambwira ngo talk to me in Kinyarwanda. You see that's a king, like why would you want me to talk to you in Kinyarwanda? Ukahita umubwira ngo ongera ko ngati na madolari iyo ni king, that's a fucking fantasy. Ati mvugisha mu Kinyarwanda. Oya none harumbwira ngo nyohereza voice note uvuga amagambo ya mu Kinyarwanda. Nkaya amagambo y'indani amwe nawe ubwawe uratekereza mu kumva guteye isoni kuyavuga. Wambabari ukambwira nka example. Oya sha ntabwo najya kuvuga abakiriya baje kusurumva there is a client what do you call it, I don't know, in muri law barabyita ngo client lawyer privilege ni biki. So hari privilege there's of course it's like I have to ngomba nyine respect the privacy y'umuntu wangiriye icyizere akavuga ati kurura mwana rero you know ariko you get ukumva umugabo w'umunyarwanda arakubwiye uvuga urugambo wenyewe. Isimbi ndashyira bimenya gutubwira ibyo bintu babisa gute ni ikihe kintu umuntu yakubwira ubwenge. Hari abanyarwanda bafite hari igihe natekerezaga iyo utaragira mu bintu nk'ibi ngibi abagabo babirabura ni ibintu tumenyereye bwa ngo ibyo ni iby'abazungu kandi ko abazungu nabo babikunda ariko ntabwo umenya ko kings abazungu b'abazungu usinzi wenda abagore bo barono ariko hari n'abakobwa nyamo n'abasubscribe bakambwa ngo ngende umukobwa barono ariko nyine like probably like in English like oh I'm a girl blah 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 just wanting to see your content ariko hari kings cyangwa ibintu bituma like uba wumva ntago just kureba intuza video ukikinisha ntago byonyine abantu baba bashaka kugira ntago ari byo byonyine urumva hari abantu bafite zino kinki twita kari z'abazungu whereby they want to be dominated, they want me to dominate them, they want me to be so ruthless, so cruel, so ignorant, so arrogant, insult them, like you know, like it's basically like dominant submissive kind of relationship. Like some guys want me to dominate them and but the thing is but the Teresa your kink is very expensive kubera ko I don't know I'm also gonna be started I'm gonna actually start doing BDSM and become a mistress. Like white men, they'll worship me. I'm like a black goddess. You understand? I don't care if you see me as a fetish, fantasize, whatever you wanna do, but pay me. If you want me to dominate you, I will dominate you, but pay me. Because that's a very, very expensive fetish. You get? It's only fetish. Abagabo bishima bakavuga ati rwose goddess n'ubutaka ugenda aho nzumva I will kiss the ground you walk on. Play niko abanyarwanda ntabwo baramenya ko it's an expensive
like having me as your mistress or as your goddess, it's very expensive. Like it's not $50 or $100 I sell my video. For me, kuko hari sinzi nabyemeye kubivuga hano kuri Instagram ariko. Ibihe mu Kinyarwanda. We nta navuga mu Kinyarwanda. Okay, nje kuvuga mu Kinyarwanda. Muri BDSM ni standing for B what does B stand for anyway? Nanjye ubwo giye no kwa mistress nanabizi ngoma no kubiregura byibukamenya. Okay, reka ntangire kuri B, hari B, hari D, which is standing for domination. So domination is basically kudominatinga ukaba nyine uri munsi yanjye, like you know, uranyoshura uransingiza ndi imana yawe. Urumva? Hakaba B, D, hakaba S, BDS. S is you being submissive to me, submitting to me, being my toy, being my dog, being my working puppet, being anything. Like you korera. Ngango urakantu, like you know, urakantu kanje nta gaciro ufite, you know, hari abantu ibyo bintu bari psychological. Ibi byose ni ururimi rwa Porono. Byose biri navuga ngo ni langage, mu Gifaransa twavuga langage. Byose biri muri category navuga ngo it's sex work basically, nakazi kari different. ntago buri muntu wese areba Porono y'abantu bari kurongorana ngo bari bwarangiza gusa. Oya, hari umuntu urangiza ari uko wenda mututse navuga ati wangegera wa bwagatsindwa n'Imana we. So ibyo bikaba ari byo bintu bituma yumva muri we. Sabe turagusuhuza muri ka catfish mu account kawe. Ako Sabe ntagereba live. Sabe niwe muntu wa mbere ureba live zanjye. Ariko mu catfish we n'umugore we bari uziko njya ntekereza ko Godfather gives me the vibe that he's into BDSM. He's like he likes to be dominated. Godfather asa nk'umuntu ukunda gutera akanyamerika, yarangiza akirangiza gutya kongera agafata isabune, yarangiza isabune agafata iyindi y'amavuta. Mbese afite umugore we, afite abagore batatu, isabune, amavuta, gikotori na vaze. Ni ukuri ukuntu ajya avuga kuriya confidence afite ibivuye gutera akanyamerika. Ariko man nyine nibwira rero sheri wanje like to be like nyuzemo neza. Audience mfite ni audience y'aba East African cyane, so n'abantu barakomeye cyane kudiringana, kuko ntago umuntu tuvuge arasubscribinga ku madolari ya 6 kandi urumva ku madolari 6 yishyuye only fans kuroti 20%. Asigara nubwo niba wenda wakuye niba ari 6 wenda bagakurongera wenda nka rimwe n'amasenti 50, urumva wenda agenda wenda ashaka kujyana wenda mama amadolari 4 n'igi na make ageraho ku bihumbi byawe 4 by'amanyarwanda. Urumva udashana nubu nta ndaya mu Rwanda ubu ngubu yanakwereka amabere yayo, nazivuga ngo ziraciriritse zo ku muhanda zo mu mijyi, nta ni yakwereka n'imoko ku bihumbi 4. Umva kantu igikobwa numvise kavuze, igikobwa kimwe cyavuze cyarimo kiravuga ngo Kasuku yarakirongoye ntakishuri. Nyakunda iby'ubusa ntabwo bazi ko akarakazi abantu bakora iki. Sinzi impamvu abantu bafite iyo mentality yo gusuzugura umuntu nuko ngo ni indaya, ngo indaya ubundi indaya ni niko se nyirumurizo wakunaniye. Uwo murizo wawe ujya kuzengurutsa mu bitsina by'abandi, wajya usodeka muri matero ubundi ko ariyo waguze. Uba wumva ufite uburenganzira, uw'Imana yarakuremye iguha uburenganzira. Ngo mu Rwanda 50,000 ugiye kugura indaya ngo 50,000 nawe ukibitanga ngo ni menshi, ngo 50,000 ngo urongora iyo ndaya, ngo karongora na murumuna wayo, ngo karongora na nyina, ngo karongora n'akana kibyara. Nta kibazo urumva ko wakize. Nta kibazo sheri, umva nkubwire sheri,
buriya rero buri professionnel wewe buri professional yose buri kazi kose kagira iki kagira inzego niyo mpamvu hari mukuru w'umudugudu hakaba na perezida w'igihugu urumva bose bafashanya kuyobora igihugu urumva tumva neza buriya izina uburaya cyangwa se ibyo twakwita prostitution cyangwa iki urumva kuba wako-exchanginga amafaranga in return yo kugira ngo wenda umuntu abe ya performinga sexual acts on you akaba ari ibintu runaka umubwira njyewe nicaye ndimo ndiga ariko ndashaka ko munyandikire kugira ngo twikomereze turimo turatwika munyandikire muri comment muvuge ngo gake munyandikire muri comment gake dukomeze gake Claudine sheri waje hano hari umubibi wanjye dusigaye twikundanira we Claudine ndi nzaze gake niyigira Kasuku ndi hano gake ndimo ndiga munyandikire muri comment ngo gake sheri nani ndagusobanurira nkubwira ngo nawe 50 nawe 3 nawe 2 nta kibazo niba ariyo mwumvikanye ariko pana kugira mentality yo kumva ko ufite uburenganzira bwo kuba waryamana n'umuntu cyangwa hari ikintu yagukorera kiri sexual yo kugira ngo ube wakwifasha kurangiza ukumva ko udashobora kumwishyura ni ukubera iki ufite iyo mentality yo kumva ko ufite ni nkaho it's your right. What do you think you have the right to have access to somebody's body for free? Are you mad? Yeah. Are you mad? Ayariyo yose mfa kuba mwayo ni wandi uvuga ngo hari category. Buriya muri industry abamugane Isimbi ibyo uri muravuga ni kubera abanyarwanda bitwaza umucyo. Ariko wowe uje umucyo atari bushize imbere ushize imboro yawe imbere. Gatse. Sibyo ra. Oya nta umuco byo ngibyo ni bigamba. Umucyo nibibamo gusambana umucyo ntago murimo gusambana. Nawe warenza umucyo. Ariko kuba ngusabye amafaranga urimo kumbwira ngo kandi ngo ndidaje ngo naguhera ubusa ngo ndi umwana ngo mera ubusa ngo ufite umucyo. Nanjye ibi bintu ntangiye kubyumva Isimbi. umucyo Imana ko yaturemye kaduha udupipi ngo tudukoreshe. Imana araturemye aravuga Imana yaraturemye iravuga ati bantu ni mugende mwororoke. Ni Imana yaduhaye izi private parts dufite kuko nizo zidufasha kuba productive, nizo zidufasha kororoka. Ariko nyine abantu bigize abanyabwenge cyane bikoramo business urumva. Niba rero ibintu mwana bikozemo business bantu batubanjirije reka rero tuyarye. Buriya ngiye bwira abantu ntabwo ati aha board niyo zahabu ubu ngubu igezweho. Hehe ntago mbora reba kwenda ukayobya ngaha niko aha ngaha ku masura yacu Imana ababyeyi bacu baduhaye ka genetique kwezo ntabwo dufite ibizubi bwataye ngo ibitamu turafise hano niyo gold. Mboso uramuzi Mboso wabaye nko muri Tanzania umuhanzi mu Tanzania ariko hano oya hari show afite ndabona promoter we hano ari muri Canada. Ndabona promoter arimo arashiramo link abantu kugira ngo bagure amatike. So buri muntu wese ari muri Canada. Show ya Mboso izaba muri Toronto. Iyo verification nuza account verified yitwa PCK official niho bagurira amatike. Shiramo ugende ugure itike ya Mboso muri Toronto itariki 2 guys. Mboso kan umutanzania araba ari muri Canada muri Toronto itariki 2. Amatike 45 and 65 uyiguze online, 85 ku muryango, and then nuza ni 120. Nawe yajyane ku ruhande umva Kasuku no kwibera ryari hagaze nako ryaguye aravuze ngo nuza ya Mboso ngo ni scam, ni wowe scam wa mbere ujya gushaka ababyeyi b'abantu gaswera. Official PCK
Official PCK ongea na Godfather huo, ongea na Godfather hapo chini. Ongea na Godfather vugana na Official PCK promotion ikomeze. Urumva? So I was saying basically nta right ufite, nta burenganzira ufite bwo kumva ko uri entitled ku mubiri w'umuntu. Urumva? Kubera ko ntabwo abakinnyi bajya gukinira muri apiri bafite ku kaguru kabo kazi gucanga umupira, ntabwo bapiri babwira ati guru dukinire, ntabwo tuzakwishyura kubera si tutanyishyura niba wumva ushobora kuba kuko se ngenda ngewe niyo nshaka nanjye ushobora kuba nanjye nshaka gukora ibintu pe ndagusaba uje nkabona nshoboye kukwishyura nakwishyura, ntabishoboye nikomereza. Niba umuntu akwishyuje ntubishobore, abagabo no bahita baso intimidated kuko men cannot take rejection so well. Men don't know how to take rejection so well. Their ego cannot allow them to take rejection. Then bagatangira insulting iki abana babandi yaba batipe cyangwa se abakobwa. So honestly, just learn how to know that nta burenganzira ufite ku mubiri w'umuntu. Urumva? Wari wigeze kugurishaho umubiri wawe mu Rwanda? Kugurisha gute se? As in like uko bagura indaya mu Rwanda ariko ari mu Rwanda. Nigeze mpagara ku muhanda niba ari biri muri ntabwo wigeze uhagara ku muhanda? Ngewe umuhanda nahagazeho ndakaboko kibera i Kigali kishanje. Ariko reka mubwire ngewe nahoze ntinya buriya no kugera muri porn industry byatumye ntinya hari ibintu bavuga like hari trauma uba ufite mu mubiri wawe ituma utabana open to have sex. You get? So for me, I grew up with a trauma kubera ko nahora nturirwa karakana mukazatwara inda karakana kazabyara karasida ibiki. So nkurana trauma yo kutaba open ngo nanjye enjoying sex nk'abandi bana mbe teenager boyfriend. Nagiraga boyfriend papa akamwiruka nako komayoga komaka akamwirukaho. Urumva? Nakwigirira gacuti bakavuga ati dore ka ntabwo nyine urumva n'ubwango nakuranye mentality just yo kugira ngo ni surviving rebo nibyo njye mbona ko kurya mundi nibere ibyo bwango boyfriend nta usko no kugira ngo nanjye zangaha ntinagira umuntu nita ngo ni boyfriend ngo this is my boyfriend. I've never had a relationship. Urumva? Now I'm capable of having a relationship but I don't feel the need for, because ntabwo nigeze ngira imyaka y'ubu teenager nk'iyabandi ngo ngire boyfriend ngire heartbroken. So buriya rero ntabwo nakuze burandi no mu Rwanda ntabwo nakuranye mentality yo kuvuga ngo having a sex n'iki ku myaka mike ya n'ibiki. So byaje nyuma niyo mpamvu nagize muri industry. Icyo nshaka kubaza, mu Rwanda wari wagurishaho umugabo mu Rwanda mukagira ibiciro mugaciririkanya akavuga ati shyira ku meza hano jewe mu Rwanda? Ikintu cyambayeho urumva noneho ngiye kubona mbona nimero irampamagaye. Kasuku agira ibyo akubaza cyangwa ntabwo mushaka? Ese mbanze mvuga iyi story ubundi tumushyireho. Urumbaje nyine ngo ese hari umugabo n'ubwa ngo mu Rwanda ngewe ubundi ndi an open book. So abagabo benshi of course bari intimate ntabwo bashobora kubonana, like ntabwo ashobora guhura nanjye muri public. Urumva? Ntashobora, like bari very intimidated by me because for me I'm an open book. I don't give a fuck. I'll fuck you up if you try to fuck me up. Okay? So ntabwo uzuko no mu Rwanda ntabwo ndyamana nukuri sindyamana uretse iby'amafaranga no na for fun sindyamana kubera ko first of all ngo bita price mutwawe bakahita bigira ngo tugutwe. So rero urimo urakurikira Kasuku? Mushyireho aze ducangire kuri iryo bere rye. Ndabazi. Akusubura abona agenda Gasuku kweri twarwana. Gasuku rega buriya reka mubwire buriya ngo harya ngo washondana wahuje amahembe. Je yo bimeze bite? niba
guhamagara ukatwikira live wowe iki niba guhamagara ukatwikira live udusanze amahoro umugabo buza kuri live ukaguma buguhamagara igahagarara oya telefone none ifite hanga mu ntoki hano ntabwo bigikunda naje simbi namwiteguye urabeshya wifi bayikatabuze yo kuyishyura wifi amadolari 30 naniye kukwishyura yesu we Kasuku isimbi uretse gato reka kumvanga ureka kujijisha abanyarwanda kandi Dumba kino kiganiro uze kumbabarira ugisigeho ndagisigaho ari ukuntu ujya usiba ibintu umbabarira ugisigeho isimbi no kubona ari ejo bundi yaraje arisanzura ahangaha Dumba usigaho duteza abantu nawe isimbi ni mutuzana isimbi kuri live kubera iki ntamuzanye hoye usigaho duteza abantu yaraje arisanzura ahangaha mvugaho ahubwo noneho isimbi ngewe kuza live nanjye mba numva ari ishema cyane uretse gato no mubwire isimbi urumva urabyibuka aza atarakoresha sajari kera ntabwo nigeze nkurana na isimbi atarakoresha sajari nari we mwamenye yarakoresha sajari nyine we mwamenye yarakoresha sajari none ngewe muzi we na murundi kazi none ataramenyana na isimbi cyokora hari agaponi nabonye uri kumwe na murundi kazi no ngewe umbaza mubwire aba ngewe n'abantu nafashaga mbatwikira mvuga ati nutwara dutuma ibobo turashakira ibiribwa uri kumva nkabafasha nkabatwikira nyuma baje kwinjira mu bintu binini cyane hari ibintu ngiye bindende uri kumva bafashaga bamaze kwinjira mu bafashaga nk'ufasha Jackie ubwire isimbi jya kuramuzi ngewe iyo utangiye kwinjira mu bintu binini cyane Jackie nawuzi aramuzi yewe gusa twese uretse kujya twijijisha ngo runaka ntabwo muzi kandi uhora kuri za Instagram n'ibiki abantu bose tuba tubaza ahubwo ari igihe ureba naho umuntu ukavuga uti umuntu ntabwo namuvuga tuba tubazi Jackie ntabwo muzi I'm not going to why would I lie I don't know how Jackie ni umukobwa wanjye wa mbere mu gihugu ubu ngubu noneho utwika arenze n'abaca ati gukora entertainment yo mu Rwanda nyikurikirana rimwe si ngiye nagira ngo dushyire ibintu dushyireho umucyo ku kintu cyo kuvuga ngo nagiye iwanyu shabyo narabiresha uretse gato ubushize wabivuzeho ntabwo nabonye amahirwe yo kuza kubivugaho reka tubivugeho kuko nicyo kintu kinzanye ngewe cya mbere na mbere ushaka kunkoramo content se ngizogiye gukoramo komayi nta makuru nguhaye uzajye oya ntabwo ari ukuvuga ngo ndimo gukora content ni n'ampamvu nabwiye abantu bari ahangaha aba YouTuber batagira content ndavuga ni mwe muze muri coding ko mugiye kubona umuceri kuko aba YouTuber bo mu Rwanda ntabwo bagira content ntabwo bazi gucreating ubundi iyo uri mu content creator uba ugomba kwicara nyine ugasoma wamara gusoma ukagira ibindi bintu nyine nawe kuza kugeza ku bantu ushobora gukoma ariko ukanigishamo gato urabona isimbi ntabwo yagize amahirwe yo kwiga ariko hari utuntu ajya avuga Kasuku ntabwo uzi gukora request ntabwo uzi gukora request nabikoragaho bose ndi nomura igihe kiyange impagije ni kujya kongera imboranye ngo bigende gute Dumba ngo wampinings uri he ndetse gupinga nibyo narimo ndabwira Noeline twe turi mu bantu bamuzamuye tuziwe nyina n'akana gateye impuhwe kari aho ngaho kishakira ibirayi n'ahantu ho kuryama umugani we nk'uko yabivuze ariko ngiye gutungurwa mbona asigaye avuga ibintu binini cyane akora uri kumva hari igihe nari ryamye gutya ngiye kubona mbona Noeline atumbagiye aka live uwo munsi kanagize abantu 1000 amaze gutumbagira aka live avuga uburyo ngo we ngo kugira ngo umucumite yumva anyuzwe neza nuko umucumite amasaha ne meza uri kumva nahise nongera ndiyorosa ndasinzira uri kumva buke mu gitondo nagiye kubona mbona video ya Noeline barimo baramukubita imboro ireshya uri kumva ireshya nk'umukongoti wacuramye uwo munsi nari mfite n'akazi ndavuga nti ndaramuka nkagiyemo mfite gukora sida ndagenda nikingirana mu nzu nkora amasengesho y'amasaha 24 uri kumva noneho ngewe nza kugira ngo wenda
bishobora kuba ari ibintu bamukoreye byo kuri green screen n'ibiki byose ndabwira abantu ngewe aho ngo mitagutinya banagutinye cyane bitagutinya urumva ngewe ni umuntu wakuriye mu nuza mu rusengero mu rugo warasengaga batokeshaga n'amasitani n'ibiki byose urumva ntabwo uyu muntu rero kuriya ngewe kera banyigishije ko umuntu ukora ibintu nk'ibyo ku mugaragaro urumva aba ari umudayimoni ukomeye cyane kumva ndavuga ntabwo ngewe nshaka kwikoza nanone n'ibintu by'abadayimoni ndahunga bihungira kure ukiye mu gitondo aho ngiye kubona mbona Noeline asigaye afite ingana gutya imwe ikaba ingana gutya nyine ikibuno kimwe cyo ku ruhande rumwe kikaba kingana gutya ikindi kikangana gutya nkabona asigaye cyasamura ukabonamo imbere harasa pinki nahise nkuraho burundu mubaze ziba zinamuforowinga ntabwo uforowinga nagize ubwoba ndavuga nsoka satani dayimoni kwakina nayo uri kumva Noeline yatumye ntumiza amazi matagatifu i Roma nari yaguze kuri Amazon nkamuya mu ngurugiro nagize ubwoba Dumba ngira ubwoba ncesha umeze ariko Noeline wambabariye tukazakorana live wambaye kwa kundi uri sexy kwa kundi nyine my dear, that's my business. Why will I do it for free? Are you going to pay me? Uzanyishura? No, but Dumba. Ko naje nshaka kwibariza Noeline tubazo tw'amatsiko. Wenda ko tudatwanagira n'amahirwe ko twagira na interview ndagira ngo twiganirire gake kwa kundi gake ariko turatanga content ku YouTube bwabuze content sibyo Noeline mbabaragiye kandi nsubize umunyabwenge uyu munsi urabona ko nakwise umunyabwenge utandukanye n'abandi bantu mukora ibintu genda gusa nta kibazo mutagasimbaza okay njya guhura na muzehe nagiye mujya kumureba maze kwibaza ibibazo byinshi cyane urabona ko igihe cyarageze nkajya mvuga ngo wamaze kuba dayimoni bitewe n'ukuntu umuco nyarwanda tutari twakabona umuntu urumva uri gatimboro ku mugaragaro bakanamurongora imbere n'inyuma no kuvuga ngo kumyo bibiri bakayirongorera icyarimwe so ndavuga nti Isimbi buriya se yaba yaratewe n'iki nagira ngo ndutubwire ese nakubwiye are you comfortable kuzana Kasuku hano urambira ngo ese nta kibazo nta kibazo shushu be nta kibazo Kasuku agiye kuvuga byose ndamubaza no kumubaza turaganira bisanzwe nari imbajije kugira ngo Isimbi uhitemo kuba urumva ngiye kunyara ndaje ngiye kunyara isi ngiye kunyara nta kibazo ye kugira ngo Isimbi uhitemo urumva usambangwa ku mugaragaro banagufata amashusho kugeza ubwo bafata ndetse no mu mara yawe wabihisemo ugendeye kuki we n'amafaranga kandi buriya aka kazi umuntu akora ibyo nabwiraga Dumba harimo levels niba ushaka kuba indaya ihagarara mu migina uzaba indaya ihagarara mu migina ko hari inda ziri educated zifite amashuri hari inda like you know ibundi indaya ni indaya uretse ama levels wenda umuntu kubera class aba ariho umuntu ashobora gukora uburabwe muri class n'ibiki ariko njyewe ntabwo nkunda kupretendinga nta kintu cyabinteba naravuga ngo ni trauma ngo yagize ngo ni ibiki ariko nta trauma buriya watangiye ariko ugitangira ngira ngo urabyibuka hari ukuntu wajya kunarira ukagaragaza yuko waterera nk'ubyo wari utuvido twawe uri murarira kera uvuga ngo utanga ibintu Kasuku njyewe urabizi ko natangiye singira ngo se na Dekati nimwe mu bantu ba mbere watangiye kumpostinga n'ibiki njye natangiye narivuye na South Africa narabyivugiye nakoraga muri strip club natangiye ngiye gustripinga ku myaka ya 18 strip club ndakora akazi nyine k'uburaya uretse nyine ko nyine ko kari kuri level nyine yindi nzi ahantu hari se no kuvuga ngo ubu ngubu se uri proud yo kwitwa indaya cyangwa ntabwo uratangira kuba proud yacu hari ukundi kuntu tubyita mu kirimi cyacu kuvuga ngo ubu ngubu nshaka najya nkubona nk'ikiganiro
nkavuga ngo indaya Isimbi Noeline so ukumva nta kibazo ye nta kintu bintwaye unyita indaya wanyita indaya wanyita iki ibyo ni ibigambo nta magambo aba mu kanwa nizere ko utakomplaininga nyine ngo bakwise indaya sha bagize n'ibirenze ibyo ngibyo naho ngiye ikintu ngiye kigishyura rese like yeah kwita umuntu indaya none se bwa mbere wenda indaya ni iki ngira igisobanuro cy'indaya indaya ni umuntu wese ushobora gusambana kubw'amafaranga cyangwa se ikindi kiguzi runaka so umva abantu kuri comment barimo barambeshyira ngo mvuye kunyara so Isimbi yego ikindi kintu buriya ntabwo ugira isoni wenda nk'iyo barimo baragufata nka ziriya video cyane ziriya zinjira mu musundi neza uko uri umwe mu bantu bajya bafata video ku buryo tubona n'agace kamara aho pasi uravuga n'ubu ngubu umaze gushutinga na Blazers kandi Blazers ibona no kamera ni za 4K ziba zireba no mu ndi byara Dumba ibintu uzatuzanira kandi Dumba narakubwiye Dumba ejo bundi nzazumva muri AVN ba nominated for the softest ass in the industry mugati ese hanyu bategeza ati munyureho wewe udwari nga magana 2 banze wishyuye wifi abakatagura buri kanya sasa rero tugiye kujya ahantu hari hanzanye kugira ngo tuganire ahantu ubona complaininzeho gatoya urabizi ko muzehe wawe ni inshuti yanjye subizi akarnyoke oya urabizi ko ari inshuti yanjye nabyo ngiye kubona mbona sinzi naho asubiza ukuntu muzi sinzi naho muzira ngiye kubona mbona ngo pu no buriya yewe kera najyaga nkureka uri kumva nakureka ukaza ukikwata nk'abanditse umuhungu wa muzehe koko mana nyagasani ubu muzaza naramukabonye wenda nanjye rimwe narakuranye ikiganiro na Isimbi ntazagira ngo nanjye muba mushuka uri kumva nagiye kujya kumureba kugira ngo nkwereke ko musaza tuzanye ari umuntu wanjye wabonye uburyo njye nawe tuba twikinira gake gake ariko rero Isimbi bo kabyara kumaze kugira amafaranga ukura mu buraya wakihanganye ukareba ukuntu hari intunga ureba ukuntu ubigenza agaso wajyumba barira kwe ariko se reka nanjye okay ndakigusubiza icyo kibazo byo ariko nanjye reka manzi nkubwira akantu gatoya reka ibintu byo kujokinga turi kujokinga cyane but let's be serious sibyo ngiye nkunda umuryango wanjye pe nkunda abavandimwe banjye nkunda ababyeyi banjye urumva nta uzareke uriya komayi uzashaka abavandimwe banjye musaza wanjye sagiye kuri social media yarabimbwiye ariko warabyumvise ko umusaza yavuze ko umujonjora nibyo ronshaka abandi ntabwo nakubwiye abandi mbabarira kandi utabavanga utabivanga ndimo ndakubwira kubera mushuti wanjye niwe ndimo ndavuganira yavuze ko abandi ubikora neza ngira ngo warabyumvise mu kiganiro ndimo ndavugira mushuti wanjye reka nze musubirize mushuti wanjye abandi ntubavuge ko abandi yambwiye ko bigenda neza sinshaka ko nabazana muri ibi bintu ndagira ngo mvuganire mushuti wanjye rero uriya mugabo sibyo kuko ngubu nta nubwo agikwiye no kuba navuga ntago agikwiye izina ryo kuvuga ngo ni papa kuko nta papa muri mose njya bereye papa gusa bereye papa n'abandi bana benshi ariko ntawo papa buburimo kuko ndabyibuka neza no muri niba hari abantu batekereza neza kandi nawe ndabizi kutekereza nuko ugira ngo wenda ushyushye intuza kugira ngo wenda ugire views n'iki oya barimo nagira ngo mukorere ubuvugizi uri kumva nawe reka nituva kuri live umusaza umuhamagare umukubite nyo haba feni cyangwa tarani nta kibazo reka manze ngusubize uriya mugabo ntabwo afite nta burenganzira afite ubu ngubu bwo kwitwa ngo ni papa wa kanaka uretse nanjye gusa ikindi uriya mugabo twarabanye sinzi niba inzu abamo yarayikweretse sinzi kandi narahageze ndabizi neza ko nawe mu magambo ye yivugiye yavuze ko iriya nzu nayirwanyeho yari yaratuguyeho Kasuku nirirwaga ku murenge nirirwaga ku karere birirwa bagati kakana dore kakana karaje bakamfungiraho imiryango mpaka badushyiramo imiryango ya metalike najyaga kwiga muri 9 years Kimbazi urakoze cyane buranagira ngo numva ahantu ugiye ubeshya ko ari wowe wabikoze kandi mbizi neza ko ari leta yabikoze
leta ninde wayigiyemo si yarwaniye igihugu usabwa ko yarwaniye igihugu byo yigamba kucyata first of all nta karita demobilisation yagiraga nagiye kuri komisiyo ya demobilisation ndagenda ndabatekera ndavuga ati mfite data umeze nabi mugirire impuhwe urumva baravuga ati iswo yitwa ndi vuga amazina ye ati iswo yavuye mu gisirikare ryari nta nibyo nari nzi igihe yasezereye mu gisirikare pe kuko nawe ubwe nta nubwo igihe yasezereye mu gisirikare nta nubwo azi impamvu yasezereye mu gisirikare ndavuga baravuga ati kugira ngo tubimenye tubwira amazina y'ababyeyi babwira abazina y'ababyeyi baramubona bamuprintingira ikarita ya demobilisation nta niyo yagiraga ndayimuzanira Kasuku uretse kwigira nkana n'ibiki nta kintu ntakoreye uramuntu bita koko wanjye na ku myaka yanjye 15 ku myaka 16 njya gusitinga kuvaria ankubita kantira mu kabati akamvuna amaguru urumva waba ufite imico nk'iriya tubona ntabwo kubita koko urumva Kasuku urimo uravuga kuri hano kugira ngo ugire honest conversation urumva ngewe naganirije abaturage b'intunga uretse gato naganije abaturage b'intunga sibyo baza kumbwira ko hari abanyonzi batahaga imusha uri kumva mwakoranaga gahunda uze kubireba mu kiganiro Isimbi ntugire ngo ndimo ndaguharabika niba waratangiye ibyo bintu ukiri umwana ni gute wemera ko umusaza kuki ushaka kuvuga ko umusaza adagufite uburenganzira bwo gusaza ariko wowe reka gubwire wowe urahangaha kugira ngo wishyuhirize gusa wibonere nako sinzi n'ikintu ushaka kumvisha ahangaha urumva wicaranye n'umuntu w'umugabo uvuga ko ari papa w'umwana ntazi igihe navukiye first of all ntazi igihe navukiye ntazi amazina yanjye genda gake amazina yawe arayazisha waretse guharabika ngo navutse ryari yavuze ko Dumba Isimbi ntutuma harabika uriya musaza kuko uriya musaza n'umwe mu bantu benshi Kasuku reka nkubwire Kasuku nukuri ko Imana tujye tureka ibintu byo ngo urashaka kugira kumvisha like it's like just want kugira ngo wongere fuel no gushyira umuriro muri fuel kugira ngo uzinze ukuntu ibintu ushaka uriya musaza n'umu intellectuel ni izina ry'Imana kandi umusaza bwa intellectuel uvuga ko umwana afite venta ntabwo uzigera umwana igihe yavukiye ntazi umwana we ntazi umwana iki umusaza udashobora no kumesa imyenda udashobora no umusaza ujya gukora interview akavuga umwana we yasinze ariko wamusindishije we Kasuku urumva kugira ngo ajye hariya ataranga umwana we kuticara ngo umwana ntabwo yigeze kuvuga nabi gusa yakugiriye nta mubyeyi ushobora kubona umwana barimo baramukubita ibiboro bingana nka biriya tujya tubona Isimbi niyo bankubita izindogobe ibyo bimureba hiki urumva ntabwo iyo umwana umubyaye Dumba ibintu uzatuzanira ati niyo bamukubita izindogobe namazi ntabwo ngiye kuza ahangaha ujye like I think like you have to use your mind ugomba gukoresha ubwenge bwawe waba ushaka uri nka ntuza ahangaha Dumba ubaza ibintu bidahuye bivangavanga ngo wafite agomba kuvangavanga niyo bamubwira ibintu bya nyabyo kuko njye ndemera nkanafata isansi yanjye nkajya kureba uriya musaza kugira ngo tuganire ku myaka yanjye 15 urumva kudufaranga twagenda bagaragiye gusabiriza i Kigali kugira ngo muri cyo ndarira uriya mugabo wigeze ngaburira uzamamaza niba yarigeze ngaburira ese umugore afite aho kandi ufite abagenzi basambanaga uretse se baze kubaze umugore afite aramuha umunyonzi basambanaga nawe umunyonzi umva ntangiye no kuvuga n'ibyo bigamba umunyonzi dusambana n'abanyonzi urafashe kuri karaba yanjye njyewe kuri level yanjye simbi oya ntabwo mvuze ubu mvuze icyo gihe ngo aravuga kera ariko se bana yaje urumva ibintu umugabo ari kuvuga bihura kweri isi ubu naganiriwe ku murenge izuba ryanyanitse nenda no murenge se wirirwa buri munsi kwagira no kuvanga abantu wararaga yose wakagore ka mucyoma we wakwanditsemo wari iboro cya compost uzaga kumpamagara oya Kasuku uri kumba gusa niwe ubundi ugira ibyo agiye gukorera araguhamagara mpaka aramushaka umugore andikamo hano ibintu ushaka gupininge wa mugore wa mucyoma andikamo hano andika ibyo ushaka cyangwa Kasuku Isimbi ambaza ubusa niba ushaka guhavinga a very mature conversation just uzambwira duhavinga mature conversation ntukaze umvanga vange Dumba wamumvise Isimbi byari nakubwiraga Isimbi nubwo ari indaya urumva isambana ku mugaragaro ariko agira utuntu tw'ubwenge mukuru hari n'igihe avugamo akantu nyine kakongereza ukumva
bimo birajyana ariko rero Isimbi kaza kubwiza uko ntabwo uzi muri by'abanyarwanda icyongereza nicyo gituma nicyo kigaragaza ko umuntu afite ubwenge a language doesn't ntabwo ucyongereza ubi byose ko abantu bavuga igifaransa mudavuga ko bafite ubwenge mu kwande uko kugira gero kwa kantu uko njyana abarimo kantu uko Kasuku abarimo kantu uko ndakanya ngo ari mu bwenge kangire akantu kamatsiko ngiye nshaka kwibariza Isimbi isi injewe like I adore you, I love you, right? Kandi ndabikubwira ndagukunda ariko hari ikintu nshaka kukwibariza like okay I know you do porn kandi uri umunyarwandakazi turi hano turimo turavuga ikinyarwanda ariko like ibintu by'Imana byo bigendamo gute? Imana ngenda yemera kandi nayikunda kandi nubwo naba nubwo naba ahantu hameze gute ariko Imana ihora indinda like ari Imana igukingira ikibaba nawe niyo uri umutari very ignorant ntabwo ndi religious, I'm not religious, ntabwo njya mu masengero kuko byose ni amaskamu urumva nta masengero njyamo nta religion nkurikira nta pastor nkurikira ngewe nizera mu Mana imwe yaremye ijuru n'isi urumva Imana iturebera twese Imana idafata umuntu ngimuhereze imbaraga n'ubushobozi kurusha ubundi kuko ntago umubyeyi abyara ngo umwana umwe ngo wenda abantu barabikora ariko ntabwo Imana yaturemye ntago uhereza umuntu ubushobozi bwo kurenga ubundi kandi twese yaturemye Imana ngewe nyibona nk'amahirwe murangira mu buzima bwanjye kubera ko hari ibintu bimbaho nkavuga ati ibi bintu ntago nabitekerezaga urumva ntabwo amahirwe natekereza ko nshobora kuba nagira mu buzima bwanjye ntabwo natekereza ko nashobora kuba nagira ahantu nkanga mu buzima bwanjye mu bintu byose nkora Imana ibimperamo umugisha kuzanga abantu bakigira nzanga bagavuga ngo none isi ugikoranye buretse gato ugikorane umutima mwiza ugikore very honestly urumva Imana iri kuguheramo umugisha umva wacuruza agapipi uretse kwiba no kwica wacuruza agapipi wagacuruza wihishe wagacuruza ku mugaragaro wasaba ku muhanda wakora ibyo ukora iki nta kintu kimwe ukora kugikorane umutima uri clean Imana iri kuguheramo umugisha I'm telling you the truth you get so ntago rero Imana rwose ningiye nizera mu biri hano none se bishobora kuba ari umugisha kuba waravutse ariko hari ni umugisha kuba naravutse imbere nahoraga mbaza Imana kera nkira nkavuga ko se Mana kubera iki kweri ntavutse ngo niyo nari kuba naramvukiye mu muryango ukennye ariko nkavukira mu muryango uri hamwe kandi ukundana kuko byari kumfasha cyane ariko nkajya mbireba nkavuga ati buriya hari impamvu Imana yatumye mvuga ko uriya mugabo umeze kuriya nkavuga no kuri uriya mugore umeze kuriya nkagira n'abavandimwe bameze kuriya urabyumva kubera ubu ngubu nibwo ngenda mbona impamvu Imana yangize uwondi we kubera ko mbona ndi umugisha ku banje urumva nta ndi umugisha banje kera baravuga ati ninjye wari mubi ninjye wari warananiranye ninjye wo nyine ariko ubu ngubu abaravuga ati burya kakana kaza ubwenge sha bavuga ko uzi ubwenge ubu n'ibintu ukora mbere narakarara ubu narakarara rero narakarara kaza ubwenge urabona nyine Imana igenda ikora ikiyereka abantu ko byose bishoboka hari impamvu Imana yakugize Isimbi ikibazo cy'amatsiko sibyo nongere kubaza ubusa ariko nawe nukubaza ubusa arye nabo ukongeza nukuvuga ngo ikibazo cy'amatsiko nka murumuna wawe mu gihe arimo arareba Porono zawe uba wumva nawe akubwira se ko ashaka kuzamera nkawe cyangwa se nawe umwifuriza nawe kuzamuzana mu kazi bimeze bite ase bundi we kubera iki uba wumva nawe kweri uba mu gihugu nka Amerika uvuga ko ufite ufungutse mu mutwe iyo urebye ukareba abakinnyi bakina ku buntu buri professional ureba ubuzima babayeho ikibazo narimbaje reka kugira urambaza nyuma mbabarira wanunsubiza oya ndagusubiza ngiye kunumva mbishaka nta ngusubiza uko reka gusubiza nyine ikibazo nsubiza bega witsin this one again no twese turabizi ko Porono zaba mu mafaranga ntabwo turabizi niba udashaka kumva gusubiza rero ntawe umusubiza
okay ongera ubwire ntari oya niba uri bune niba umbaza ukambwira ko ngusubiza ntawe nkubaza mwisubiza nta kibazo we mbwira vuga ko warugiye kuvuga ntari haraho turi bwongere guhurira mbwira ntari ntabwo ufata akazi k'umuntu akora urumva kamutunze kamwishyura amafaranga wenda bizi uko ubungubu no kugira ngo ukore ku bihumbi 10 by'idolari waba sinzi ukuntu waba wakoze kuko ugomba gukora nk'amashifti y'ijana muri icyo gihugu kugira ngo byiye wavuze ko Kasuku akora amashifti menshi Kasuku sinjya mbona ahantu abo mu mavideo se burase niba arya Arizona aba Texas aho yaba hose byibuze kandi nawe ajya byivugira ajya twereka ngo za dollar store ngo dore ni hano ngo abantu uza ngo babahahira even to make that dollar you have to work and urakora nini igakora kandi urabizi yego komeza Isimbi nagusubiza uko numva mbishaka musubize ukambaza ikibazo ushaka kugira ngo ushite hasi ushyira n'akazi nkora hasi kubera ko wowe biguhaye ntabwo nizo mu kazi ka nakubajije ongera mu bikibazo nje umva rero kugira ngo nongera gusubize kare nkore niba uri bumbaza ikibazo ukanambira uko gisubiza ntabwo none oya nakubajije wowe ukabyara nakubajije ndakubaza ngo uba wumva sister wawe nawe wamuzana aho ngaho uri mugakomeza mugakorana yande kugusubiza reka ngiye nibarize isi ngiye kubaza ikibazo Isimbi isi ngereka nkubaza ikibazo gishobora kuba mean ariko like ndibaza ko gishobora gufasha like gutinya kubi ujya wubaha you should respect your elders uba ubizi ukuri nayo narabuze umuntu uzatinya Isimbi agomba nyawe se cyangwa n'ubundi Isimbi mbwirira Kasuku aya magambo ndakwinginze ayahe mbwire ngo Kasuku icara wige Kasuku agomba kugabanya amabere ye niba ashaka ubabwira ukuri si wowe ndagutinya pe ariko tuzaze nguhe turebe ko ubishobora oya uba kubwiza ukuri wowe ndagutinya ari umuntu ujya kubona ukabona umusudi wa Isimbi mo hagati ni pinki neza Isimbi agiye kuwuzana noneho ukwereka ariko Isimbi uramukarira cyane Isimbi uramukarira cyane oya mba namworohereje mu bibazo ngira ngo urumva narakubwiye Dumba nta muntu ushobora kuba yaresista ku bibazo namubaza uwo nta n'uhari buro YouTube bwose niba ubona nge nashobora kuza kubohereza ikiganiro na kamwe kuko nta n'umuntu ufite ubwenge bwo kongera yankoresha interview curamye nawe gusa ubundi wajya kubaza ko maye ibibazo ubundi wowe uri muzima mu mutwe umuntu ujya kubaza uramuga umukoresha interview bavugaga ibintu bicuramye akamubaza none se muri mwana wawe ngafite imyaka ingahe ngo ndumva ngo yaravutse ngo muri 98 ngafite 20 ngomba urumbwire yaragukomye gaswere yarakubwiye urumva yarakubwiye ibintu umusaza ikintu yabaga yishakira ni ibiceri akivugira ati wowe Isimbi ibyo wakora byose jya wibuka ko nanjye mbaro ugiye ku biceri gaswera ese ndi banki babyumvise ebaze no kuri Isimbi utinyuka gutuka umusaza bene isi azi ubusa azanapfira ubusa umva ndamuvumye nubwo abana batavumana batsindwa n'Imana yo mu ijuru none se isi tubireke ibyo ngibyo tubireke reka mworohereza ibibazo nyibwirire shuti imwe nyine yaka episode kamwe babahanga uriya mugabo ndamwanga n'indangiye oya tubyihore ntitwongere kumuvugaho niwongere kumvugira ku mushuti nyibwirire shuti imwe yaka episode kamwe babahanga uzari duburinge biri kuri Google all the information wap information batanga ni scam amafaranga bavuga ntagabaho bavuga ngahe bavuga ko ari Kasuku umba utangiye kumbabariza inshuti agiye kumbabariza inshuti mubaza gutse kumbaza ibiciro byo ndabimusobanurira 40 kuri sini kuri sini nimba episode nimba season simbizi so rero ama studio yishyura bitandukanye biterwa na uravuga ngo ubona ngo imihini hari abakobwa nabo bafata ebyiri imwe umwe arya mwobona iki
umwe mu mwenge w'imbere n'uriya w'inyuma babyita double digits niko none se we kankubaza murabanza mugakora n'imyitozo nyine yo kugira ngo bastikingemo ibyo bintu ya abakobwa bakora ano barabanza bagatraininga bitewe wenda na size ya diki ukuntu ingana kuko ntago wajya gufata umuntu nka Jason wabonye kare kuko uri afite ikintu bita umuhini ni nk'isize y'iri cupa urabona ese koko abari nyayo cyangwa abari fake hari abana bafite umugisha mani bafite genetic buriya rero ukuntu ababyeyi nk'ababyeyi baba barabyaye umuntu nka Kasuku sinzi ukuntu baba bameze ariko hari ababyeyi baha abana babo genetike zimeze neza ku buryo umwana avuka ari ikintu bita go pipiriza ni talent sheri ni talent ni mu ariko se Isimbi ko mukomeza muvuga igitsina cya Kasuku hari uwakirebye ko ariko buri ushaka no kuri ushakura umuntu ukaba wagereranya Teko n'amagambo uri ukunda kuvuga ibintu by'ibirongorano cyane Dumba umva mubwiza ukuri hari ibintu noneho bigeraho ngo nanjye nakumva uri kumva ndavuga nimba barabasi tuganire kuri Bibiliya ho gatosha kandi yongiyo nta muntu uvuga ibintu by'ibirongorano oya mbabarira mubwira ijambo Noeline kandi mubwire ngiye ijambo rimwe sibyo baze njye mubwira ijambo rimwe Bibiliya ivuga ko mu gihe nk'iki ngiki nyine ni ibintu byanditswe muri Bibiliya ko mu gihe nk'iki ngiki zaba habaho abantu bameze nk'abo bumva ko gusambana ari ibintu nyine bisanzwe abantu baranditswe muri Bibiliya ko bazaba bari ariko nanone bagira fake account ariko nanone Bibiliya ikavuga ko uzakira agakiza excuse me get out gato amagambo ya Bibiliya atangiye kuyanga Dumba wabona Noeline genda Kasuku ureka kuzana aho ngaho ibintu by'uburyarya n'ubuhypocrite ntabwo utarongora nawe ati Isimbi afite dayimoni muri witeye ubwoba ndimo nangira kuvuga amagambo ya Bibiliya Isimbi agahita kumira niyo wa mudayimoni utangiye gukora ni ukuri kw'Imana twese turi abanyabyaha ngewe icyaha nshinjwa banshinja kugira ngo Porono banshinja ngo kutamenya ngo gucumita sawa reka tubyemere niyo makosa nshinjwa ariko nka Isimbi uramutse ugiye kureba amakosa afite hariya kugerageza gushyira imboro aho itaremewe kujya kuri gatimboro ariko akuje Ikinyarwanda dusubira nakubwiraga Ikinyarwanda kigira amagambo barimo n'ukuriga ndikata se n'isukari tinya ko Titi Brown ari baramamaga baragushaka hiye Titi Brown abuyano kuri live ahitatangira kumamaka Kasuku genda toka kure wewe cyagera kabisa nagende Kasuku watubishije tukirangiriza karayivu Dumba nyero nyende nyemora ninye sawa mukure genda ndasurye ngumisha ayama ngende Dumba mukure amna umuskere amara kumoni ngenda konya kangumisha nakubwira you ain't got no balls to face me okay you do not have no balls to face me bizi ko mutaza kumvikanira hano ngewe nongeye kubisubiramo imbere y'Imana n'abanyarwanda muri rusange Isimbi Noeline namutinya pe afite umudayimoni ukomeye Dumba afite umudayimoni ukomeye mu buryo buteye ubwoba yibaze ntangiye kuvuga ijambo ry'Imana aratokesha narakubwiye ngo Dumba uzatuzanya n'agataranga kunda muri isi Imana ni jewe ariko Imana n'ubundi Imana ikunda abanyabyaha ariko buri ikintu cya mbere kibayeho urumva ikintu cya mbere kibayeho wenda urusanzwe utarabibwirwa n'undi muntu ari wese bitewe n'uko wenda abantu bose bashobora kuba bagutinya cyangwa se bagira gute ariko nanjye Imana inkoreyemo kugira ngo nongere kwibutse ko Imana umuremyi w'isi se muntinyira iki banjye muntinyira iki ngenda ryana yenda gace Titi Brown uzi umuntu ushobora kwakira ikintu kingana gutya kikamujya mu nda we
giciye hasi njye nabo ari umwana w'umwirabura apana wari umumetisi ntabwo murasekeje shangwa umwana w'umwirabura nabonye wagukubise uruntu nkajya ndubona rumwe rurabyindira hakunda rurimo mo imbere ngira ubwoba navuga nti bari bamukuramo indi byaha ariko wenda cyangwa umusweranyira nawe mutararangizanya ibyanyu yangiriza hano oya nashaka DJ Brian nufite amakimbirane na Kasuku umva nagira ngo nkwerekane abantu bari kujajuka ngo ngo fake account iriya niyo account yanjye ndaza kugaruka nyuma mbabarira mbanze njye kwirira ubonye Isimbi namubonye inshuti yanjye shanga Sushube amakuru ni sawa umeze neza meze neza DJ Brian ubundi nashakaga kunkubitira Kasuku mu mavi muzizi sinabonye wowe ko nawe uraga yagukubita ngo murashaka intambara sinabonye mushaka intambara ari intambara urwo ko tutayigiranye nge nawe intambara yiki ahubwo Dumba wowe hari ikintu kimwe utazi uri kumva Kigali ahubwo Brian we atari akabisobanukirwa i Kigali nta content zihaba uri kumva noneho zirahari ntabwo reka wumve cyakasuka ibintu kigiye kuvuga umva njyewe nkubwire ndahita ngaruka ngiye kubanza kurya shayinza riranyishe ariko ugiye Kasuka agiye kugukoma urimo urumva Kasuka ari ibintu wetegereza naho ngiye ndahita Kasuka aratangiye ko ndi kumwumva ariko shaka Kasuka mutegereje ngo intambara ya Brian ubundi nk'undi uvuze ngo gake buriya gake ni gake umva ubwo mwari mutegereje ewana mama mumeze gutya mutegereje kumva intambara umva ndaje mana mubuze ago Brian bari katu Brian mwaragiye mu nyitawironja Kirombo Warungu Kimburungu nkayo mazina ngo mani ntago nje kuri live kuvuga kuri ibyo njye naje kuri live kuvuga yawe ndikukubwira none se ntago mazina mwaya Kambari wironja ntago uzwara abantu bahise ndabaramutera story ndababaye kuba nta mwanya afite wo kuguma kuri no live ariko reka nkubwire nabonye ifoto yawe yanditseho ngo Kambari wilonja awilo logo mbaza abashitanye ndabaza mborere mumbwire ariko bamubwiza ukuri uziko ndimo nayo muri ifoto yawe Isimbi nayo muri ifoto yawe ndamaza nimba baramubwire uyu ni Kasuku arambwira ati umva uyu nguyu ni Kasuku niwe witwa Kambari ariko nareba nkagira ngo wenda niyo wakuyeho ngo Kasuku mana biransesha Isimbi nyara wivuga ngo twakwise ngo wilonja ngo Kambari gusa natwe duturanye mama wanjye aturanye n'umugabo witwa Kambari nawe umukoneseri jawe Isimbi umva wajya kuri toilette kujya kuri toilette noneho ukavuga atano hano ushobora gutindayo reka njyane agatelefone noneho ukaba nyine wirebera kuri YouTube ndi guca kuri YouTube ngahita mbona ngo Kasuku noneho waramwishe Kasuku noneho wamuhakanyina iri YouTube space ngitekereza ko kanza gusanga ikintu gose namfu kandi cyaravuzwe n'abantu bakuru nk'inkuru ya David Max hari ukuntu nyine waragiye wumva inkuru nyinshi byukuri ibintu bya abantu bari bamurwaye nawe n'umuntu wari kumubekera hariya nawe ari ariko Brian
babateguye igihe kingana gute mbabaranye umbwira incuro oya Kasu umva rero mubwire Kasu ngewe mva mbabwire ntihazagira umuntu n'umwe uvuga ngo Brian nateguranye ikintu n'umuntu jamais jewe ibintu ushaka kuvuga ndaza nkabivuga bikarangira buretse nta muntu n'uyu n'umwe uraza kuma amafaranga uvuga ibi bintu Brian twari dufitanye ibibazo inbox ko nta muntu bizi uri kumva noneho nagiye gutungurwa n'ukuntu nabyutse gutya ngifungura ngo njye ku gatelefone mpita numva Brian arimo aramanuka mu buryo bukomeye cyane arimo aranavuga uburyo ngo ari njye muntu utukana ubyumve Brian arimo aravuga ngo ni njye muntu utukana bashaka umuntu natutse baramubura Kasuku Noeline iyi ni live ya Noeline tubise natubise ngene hamagara Noeline arimo ashaka kuganira bya bindi byengo ukuntu ngo mucumi tanga ukuntu bagire gute Noeline twabira oya iyi ni live ya Noeline Kasuku reka nije nkuraho amundishije n'umutwe n'ukuki amundishije n'umutwe